Jacques rero ndashaka twiganirire. Yego. Wenda narabivuze arabagize no kwikina wari wansabye ikiganiro cya gihe mbere, wenda ntibyashoboka ko tunagikorana kuko wenda mbere yuko bibaho. Yego numvaga bidakwiye ko wenda hari amagambo uriya mubyeyi yavugwaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kandi mwarabanye. Ntekereza ko haba ari abantu hano kurunurunu suko nanjye uwo twabana cyangwa se abo twabana tutagirana akabazo bibaho n'ubuzima busanzwe, ariko uyu munsi tukaba twicaye no mu kiganiro nta kibazo cyanjye na Jacques. Oya ntacyo nta satani rwose nimwe ihari. Kora rero ibiganiro urakaye ubabaye ati mama Siya nta bumuntu afite nta mutima agira, uvuga amagambo benshi bafashe nkaho urinda shima ikamera aho ngaho. Bamwe bati Jacques kariwe muntu twajyaga tubona rimwe na rimwe ugerageza kuba hari ukuri runaka yagira ati twagiye tumumenya atanga ukuri runaka singiye gusubira mu byahise ati ariko dutungurwa noneho no kubona yatatse uriya muryango ndetse wanakoresheje imvugo ikakaye cyane ati noneho ndabaziye. Abantu bati ni gute ko umuntu yaba mu muryango akawutera ubwoba akawuziye? Reka duhera aho ngaho. Mbere na mbere ndagira ngo nsabe uriya muryango w'inzaho cy'imbabazi. Ntabwo ari ubwa mbere mbivuze cyangwa se ubwa kabiri, na mama Pasiteri narabimubwiye. Yego. Narazimusabye. Amen. Impamvu nabikoze rero Jacques wahahise atari waka kanya. Yego. Ndagira ngo rero nabasabye imbabazi nawe narabimubwiye, ariko nari navangiye muri make. Umujinya murabizi utuma umuntu avuga ibintu bitandukanye, ariko ubwanjye kakanya nanjye naricaye ndavuga ati rero kuba naravuze biriya nkwiye kwigira gute kwigaya, kuba hari byinshi navuze bigatuma nanjye ubwanjye nakwicara nkabona ko nakoze amakosa. Muri make ntabwo nari nateguye. Reka tubivuge gutyo. Ntabwo nari nateguye. Ntabwo nagishije inama. Niki wicuza? Icyo nicuza aka kanya nuko navuze uwangaburiye, uwampaye icumbi, uwandeze nkamuvuga nabi. Kiza umusaba imbabazi yakubwiye gute? Yarambwiye ngo yatinze kumbabarira, ariko naramuhamagaye ndongera ndamubwira ati rero ndashaka kuza kugusura nkagusaba imbabazi. Arambwira ati rero kera mu buzima bwa kera bw'imihanda nyine ntabwo numva ko nyine ari bisanzwe guhemuka. Yego. Ariko kuba naricaye nanjye umutima wanjye ukankomanga nkavuga ati narakosheje, navuze nabi aho bitari bikwiye. Icyo kintu kwaka imbabazi ntabwo ari ububwa. Ntabwo ari ububwa, ni ubugabo. Yego. Nyine biragorana, nibyo mvuga, biragorana kabisa k'abantu bagira gutya bakaka imbabazi mu buryo ndetse navuga kuri kamera. Hari ushobora kugenda mu gikara akazaka, ariko nanone kuri kamera akaba atazaka yarasebeje wa muntu. Sibyo se? Nicyo wamubwira? Nabwira uwo muntu. Oya mama Siya. Aka kanya icyo namubwira namwisabira. Yego. Nuko urumva ko nta muntu ndirira, ni ku giti cyanjye ngomba kwipapa nk'imama kugira ngo ngere kuri ibyo byose. Ariko Imana ndabizi neza ko ishobora byose. Imana indebera n'ibyo byose yabikora. N'ibindi byose yabikora. Cyangwa ikabicisha no mu bantu bakampa support, ibyo bintu byose bigakorwa. Yego. Abantu bakubwiraga iki rero? Ni inshuti zawe, ndabizi ko wari umaze kubaka inshuti nyinshi, bakibona uko byagenze se hari abakugira inama, n'abandi bazakakubwira bati komeza courage, ibyo uri gukora nibyo bikwiye. In general abantu kugiraga inama benshi bakugiraga ihe nama? Ni ukuvuga ngo abantu bangiraga inama daddy papa, ni kuva nabone umuntu mu buzima bwanjye nise papa. Reka yari umubyeyi. Yankoreye ibintu bidasanzwe byonyine kumfata muri kiriya gihe cya corona nsa nk'umuntu wapfuye akanzura. Niyo mpamvu nicara aka kanya nkavuga uti kuki nakoze biriya bintu, mvuga nabi umuryango. Ariko mumbabarire abanyarwandakazi, naratandukiriye mvuga ibidakwiye. Ndi umwana wababaye nk'uko yakuze ababaye nawe. Ndi umwana uzi ubuzima bubi. Ndi umwana uzi akababaro uko gateye, uko kameze. Nifuza ko rero ndavuga uko byagenda kose. Mama Pasiteri waba waramubwiyeho? Oya ntabwo ndabimubwira, ariko uko byagenda kose tugomba kugirana partnership, tukazakorana, ankeneye nanjye mukeneye, tugashyira hamwe nk'ikipe nk'umuryango, Rwanda abanyarwandakazi ba diaspora,
mwaradushyigikiye turinda dukura, mukomeze mushyigikire umuryango w'Inzahuke kandi nanjye munshyigikire, muntize amaboko, ndabizi neza ko ibikorwa bizivugira, ibyiza biri imbere. Nicyo wagira inama rero Inzahuke wenda zagiye zimusebya zimuvuga na buriya mubyeyi, ari nacyo dusorezaho, n'icyo wababwira rero? Wenda bashobora kuba baratandukiriye nk'uko nanjye natandukiriye, ariko gusa Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV, tubahaye ikaze muherere mu mpande zose z'isi, tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi kundi, abari akagaruka n'ukuri ndagushimiye cyane wowe ufata umwanya wawe ukaduha igitekerezo ndetse ukaba warakanze na subscribe, uruw'ingenzi kuri twebwe, nk'uko natwe tutazajya duhema kuguha inkuru umunsi kundi. Twakiriye Jacques Mutaramo. Jacques ni umusangwa, ni mu rugo, ni umwana w'ikiraro ugarutse mu rugo. Kanicare neza twegerane. Jacques umeze ute? Ndashima Imana. Ibintu ni amahoro? Ni amahoro. Iminsi myinshi kabisa. Iminsi myinshi ariko yego. Nta kibazo ubwo uhumeka nanjye umeka, Imana ihabwe icyubahiro. Amen, ihabwe icyubahiro. Tubanze dusenge. Ahubwo reka twiragize Imana kuko Imana tuba twaraciye muri byinshi, Imana baradusimbukishije ibintu bigoye. Yego. Kandi n'aka kanya tuvugana niyo mpamvu tugiye gusenga, no kugira ngo bidatuma umuntu avangirwa, nk'uko urabizi mu buzima ibisanzwe. Mureke duce bugufi dusenge. Mana nziza, Mana ikomeye, turagushima kubw'uyu mwanya. Hari benshi batagejeje aka kanya, ariko twe turiho, suko turi beza kuruta abo bandi bose, ariko ndakwinginze tugiye gukora ikiganiro ukibemo, kandi uduhe kutavangirwa. Mana rero nitugisoza amahoro turongera tuvuga izina ryawe. Mana ibyo tugusabye kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Urakoze cyane kuturagiza Imana muri iki kiganiro. Ko wabuze waburiye hehe Jacques Mutaramo? No buzima urabizi, umuntu ari ku mubumba bari gutigita tu. Yego. Ubuzima buhagaze gute kuri uyu munsi? Ubuzima urumva buragoye. Buragoye, ariko urabona ko ndi umusore ngomba kuhangana n'ibyo bibazo tu. Uyu ngubu muri iyi minsi rero wenda nzikaritsiye wama si ngombwa ko nyivugega, uri kwibana cyangwa se uri kubana wenda n'abandi bantu, bimeze gute? Ese ubuzima bwo kwibana aramenyereye wenda kuba mu muryango mugari, umeze gute? Reka duhera aho ngaho. Ni ukuvuga ukuntu ubuzima bumeze aka kanya tuvugana. Ntabwo mba ngiye nyine, urabizi ko ubuzima bw'i Kigali kwigondera inzu uri wenyine biragoye. Ariko hari umuvandimwe tubana mbere yuko mva hariya, niwe naje nsanga. Naramubwiye uti reba ibibazo bibaye, urabizi ko nawe yari azi ko mbarizwa mu muryango w'Inzahuke, ariko ubuzahuke buracyari mu mutima wanjye, ariko mbana n'uwo muvandimwe kugeza aka kanya, rero niwe tukiri kumwe. Yego. Na n'uyu munsi ufite akazi? Ntabwo ari akazi wavuga ngo kari permanent, ariko ni ibiraka muri make. Yego. Ni ibiraka. Ni ibiraka. Nta kibazo, Imana izabigenza neza, kandi rimwe na rimwe hari igihe nyine kiba kigeze ko umuntu yacuka akava ku ibere akaba yavuga ngo mama ndagiye, nagukundaga ariko biba ngombwa ko ngenda nyine. N'umwana agasezera umubyeyi, kandi navuga bari connected cyane, bari amaraso amwe, yaramubyaye nyine. Rero uyu munsi nawe biba ari ngombwa nyine ko najya gushakisha ubundi buzima, ugasolinga nyine ukareba isi kugira ngo ube wakura mu mutwe. Si byose kuko rimwe na rimwe iyo uri umusore w'imyaka 30 cyangwa 40 ukicaye utaramenya ngo ukwezi kwinzu kurageze, bro uhangayike. Aka kanya ndabizi, maze kubimenya rero. Umaze gukamirika? Maze gukamirika, ariko ndashima n'Imana ko yandinze kuva kera n'aka kanya ikindinze. Ego. Jacques rero ndashaka twiganirire. Wenda narabivuze arabagize no kwikina, wari wazabye ikiganiro cya gihe mbere,
wenda ntibyashoboka ko tunagikorana kuko wenda mbere yuko bibaho yego numvaga bidakwiye ko wenda hari amagambo uriya mubyeyi yavugwaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kandi mwarabanye ntekereza ko haba ari abantu hano ku runurunu si uko nanjye uwo twabana cyangwa se abo twabana tutagirana akabazo bibaho n'ubuzima busanzwe ariko uyu munsi tukaba twicaye no mu kiganiro nta kibazo cyanjye na Jacques oya ntacyo nta satani rwose nimwe ihari kora rero ibiganiro urakaye ubabaye ati mama Siya nta bumuntu afite nta mutima agira uvuga amagambo benshi bafashe nkaho urinda shima ikamera aho ngaho bamwe bati Jacques kariwe muntu twajyaga tubona rimwe na rimwe ugerageza kuba hari ukuri runaka yagira ati twagiye tumumenya atanga ukuri runaka singiye gusubira mu byahise ati ariko dutungurwa noneho no kubona yatatse uriya muryango ndetse wanakoresheje imvugo ikakaye cyane ati noneho ndabaziye abantu bati ni gute ko umuntu yaba mu muryango akawutera ubwoba akawuziye reka duhera aho ngaho mbere na mbere ndagira ngo nsabe uriya muryango w'inzahuke imbabazi ntabwo ari ubwa mbere mbivuze cyangwa se ubwa kabiri na mama pasiteri narabimubwiye yego narazimusabye amen impamvu nabikoze rero nanjye naricaye ibiganiro nagiye nkora nagiye mbikorana umujinya nk'uko bivuze bivamo kuvuga amagambo ndatandukira ariko nirengagiza ko bangiriye neza niyo mpamvu rero aka kanya nifuje ko tuganira kugira ngo nerekane ko Jacques wahahise atari w'aka kanya ndagira ngo rero nabasabye imbabazi nawe narabimubwiye ariko nari navangiye muri make umujinya murabizi utuma umuntu avuga ibintu bitandukanye ariko ubwanjye aka kanya nanjye naricaye ndavuga ati rero kuba naravuze biriya nkwiye kwigira gute kwigaya kuba hari byinshi navuze bigatuma nanjye ubwanjye nakwicara nkabona ko nakoze amakosa ubwo rero akenshi nabitewe n'umujinya nari mfite mbiterwa n'ishyaka nashatse kurwanira bariya bana kuko nta wundi muntu wari kubarwanira kandi nshima Imana ko abana bagiye ku ishuri bose hari n'umwe wagiye mu myuga aka kanya nawe ari ku ishuri kandi nshimira n'abantu bageze gute bafasha abo bantu Imana ibaha umugisha amen hari igihe umuntu aza gusaba tujya tubagira cyangwa se akaba afite ikibazo nta muntu hari abataka bababaye hari n'abataka batababaye ariko ntabwo navuga ngo umwana ushaka kujya yajya ku ishuri aba ari gutaka atababaye nabatwe nirengagije ukuri kuko ku rundi ruhande hari ubwo umwana burya iyo arira nuko aba akeneye kwiga yego hari n'uwaza kuvuga ati ngiye nkeneye amafaranga yo gushinga business nkeneye amafaranga y'ibintu ariko akakubwira ishuri ni iki cyaguteye kuvuga nka Jacques nka mukuru wabo reka nkoresha iryo jambo cyose musaza wabo ntuze nkawe uvuga ati ngende Jacques rwose kwa mama Siya twahavuye ariko turifuza support yanyu ahubwo wenda ukaza mu bundi buryo nicyo wenda ntago benshi bakunenze ko watse ubufasha ahubwo uburyo ki wakitinze ubwo umujinya ibyo bintu byose nibyo nagiye mbona wenda aka kanya si ngombwa kubivuga ariko nibyo nagiye mbona bituma bintera umubabaro bituma wenda kuba narahavuye yego narahavuye ariko akenshi ntabwo urumva ko nahavuye njye ndebye impamvu maze cyambere nari maze gukura ariko nkabona ko hari n'ibindi bintu bitagenda ibyo bintu byo byanteye umujinya bituma mvuga ntandukira yego ariko nanone bariya bana numva uko byagenda kose mfite ishyaka ryo kubarwanira kugira ngo babone ubufasha bituma numva ko nkomeye nyine bituma numva muri make ntabwo nari nateguye reka tubivuge gutyo ntabwo nari nateguye ntabwo nagishije inama uburyo nari kubyitwaramo kuko hari igihe Jacques ashobora kuba afite nk'umuntu mukuru w'imyaka muri 40-50 n'urugero nanze umuntu mukuru yaba n'inshuti yawe cyangwa se yaba n'inshuti umuntu w'umunyakuruzi ko bati n'inshuti y'uyu muryango reka mwegere ese nakora iki kaba bana bigenze gutya na gutya nkora iki sibyo kicara ukagisha inama uburyo ki waza wa mugani wawe ntabwo nari nateguye ariko gusa navuze nyine numa mfite umujinya nkuko bimbajije bituma ntandukira cyane ariko icyo nari ngamije kwari ukumenyekanisha ko bari abana batakiba mu muryango w'inzahuke
bawirukanwemo kandi bakeneye ahubwo ubufasha uza mu buryo wenda ariko noneho benshi bituma batashimye. nza mu buryo nyine numva ko ngomba kurwana paka utsinze. sinzi niki wicuza? icyo nicuza aka kanya nuko navuze uwangaburiye, uwampaye icumbi, uwandeze nkamuvuga nabi. Nukuri ikintu ndakicuza kandi namusabye imbabazi. Wenda ntabwo birajya public ariko namusabye imbabazi. ariko nabyo n'ubutwari. Burya umuntu ni gake ashobora gukosa ariko nanone akigarura akavuga ati ese ni gute ko nasebye umuntu wangaburiye, wa mugani wanyambitse, wa muntu wampaye amata narangiza nkamuha iki, kakora ibintu bidakwiye, nkamuha amazi cyangwa se ibindi bintu bitari byiza. Ariko uyu munsi usabye imbabazi arazihabwa kandi ndabizi ko uriya mubyeyi oya kandi nanone burya Imana burya gutera intambwe ya mbere ukabona ko wakoze amakosa, ikibi ni ugusubira iryo kosa. Yego ariko iyo usabye imbabazi nturyongere burya uba hanaguye icyaha imbere y'Imana. Yego wambwiye ko mwaravuganye kandi imbabazi ndakeka yarakubabariye kandi nabona n'iki kiganiro ndakeka ashobora kuza. Ubundi yajyaca umugani mu Kinyarwanda ngo aha agapira karengeye niho karengurira, si byo se? Hari umuntu ushobora kwaka imbabazi wenda akibaza ati namaze kwambikwa icyasha, si byo? Ariko urumva umubyeyi yakubabariye before yuko uza no kugira iki no kubivuga, kavuga ati kuri mbuga nkoranyambaga niswe mubi, nitwa ko nta bumuntu ugira, mbese ati rero ugomba no gusubira hahana. Ariko yahise kubabarira direct ukizimusaba, nubwo n'uyu munsi uvuga uti abantu bambabarire rwose nararengera. Urumva ko ni ikintu rero navuga cyiza. Umusaba imbabazi yakubwiye gute? Yarambwiye ngo yatinze kumbabarira ariko naramuhamagaye ndongera ndamubwira ati rero ndashaka kuza kugusura nkagusaba imbabazi. Arambwira ati rero nta kibazo ariko umaze iminsi nsaba imbabazi, ndakubohoye, umurura cyari umuhungu wanjye kandi ntabwo nigeze nguca. Mbega ndumva vraiment nishimye kandi no kuri n'Imana ibikora, n'Imana ibikora. Burya kumenya Imana niyo mpamvu umuntu arogereta. Yego kera mu buzima bwa kera bw'imihanda nyine ntabwo numva ko nyine ari bisanzwe guhemuka. Yego ariko kuba naricaye nanjye umutima wanjye ukankomanga nkavuga uti narakosheje, navuze nabi aho bitari bikwiye. Icyo kintu ni umutima nama. Yego nibyo. Hari n'uwo umutima ukomanga ati Jacques ahantu ntibikwiye, abantu bakakwandikira bakakugira inama ariko ukinangira. Njyewe Jacques ndi umuntu w'umugabo, mbone kuri kamera ngiye kwaka imbabazi ukumva nyine kwaka imbabazi ntabwo ari ububwa, ntabwo ari ububwa, ni ubugabo. Yego nyine biragorana, nibyo mvuga, biragorana kabisa k'abantu bagira gutya bakaka imbabazi mu buryo ndetse navuga kuri kamera. Hari ushobora kugenda mu gikara akazaka ariko nanone kuri kamera akaba atazaka, yarasebeje wa muntu, si byo se? Nicyo wamubwira? Nabwira uwo muntu oye mama si aka kanya icyo namubwira namwisabira. Yego nuko arabizi ndamusabye imbabazi cya mbere nuko wenda igihe yaguma kambera umubyeyi. Yego nubwo nyine ntabwo nasubira hariya ngo njye kuhaba nk'umwana ko natangiye ubuzima nawe urabyumva nubwo bungoye cyane. Yego ariko icyo namwisabira nuko yakuma kambera umubyeyi, ubuzima bugakomeza nkajya kubasura nk'ababyeyi bandeze, ntagize gute wenda n'igihe kimwe byaba ngombwa ko natera intambwe yo kumwereka umukazana akanshyigikira, akagushyigikira. Ntacyo bitwaye kandi nzi ko atari umubyeyi mubi. Yarakubohoye uko byagenda kose, ntabwo watanga imbabazi utamaze kubohora umuntu yamaze kukubohora, si byo se? Kandi ntekereza ko ibyiza biri imbere. Nzi neza ko nibigenda neza wamugara ukabona umuntu nzi ko azaba ari iruhande rwawe. Urabiteganya? Waba ufite fiancé? Biragoye aka kanya, yego ubuzima buragoye ariko igihe cyanya cyo nikigera bizabaho tu. Ariko habanza kwiyubaka, habanza kwiyubaka. Urumva ko mfite nta muntu ndirira, ni ku giti cyanjye ngomba kwipapa nk'imama kugira ngo ngere kuri ibyo byose.
ariko Imana ndabizi neza ko ishobora byose, Imana indebera n'ibyo byose yabikora, n'ibindi byose yabikora cyangwa se ikabicisha no mu bantu bakampa support, ibyo bintu byose bigakorwa. Yego. Abantu bakubwiraga iki rero? Ni inshuti zawe, ndabizi ko wari umaze kubaka inshuti nyinshi, bakibona uko byagenze se hari abakugiriye inama, n'abandi bazakakubwira bati komeza courage, ibyo uri gukora nibyo bikwiye. In general abantu kugiraga inama benshi bakugiraga ihe nama? Ni ukuvuga ngo abantu bangiraga inama bambwiye icya mbere, icyo wakoze cyari ukuri, ubuvugizi wakoze bwari ukuri kandi bwari bukwiye, ariko warahubutse, wavuze amagambo atagize gute, ntabwo ari gusebya cyangwa se kuvuga nabi uriya mubyeyi. Ariko abantu barambwira uti, bamwe bambwira uti courage, abandi bakambwira uti wari kugenda gutya. Ariyo mpamvu nakubwiye ngo tubanze dusenge ntaza kuvangirwa, tubyiragize Imana, Satani ataza kugira gute ko kwataka. Ariko ni ishyaka ryabinteye nyine, bituma ubuvugizi bw'abari abana. Rero abantu bagiye bambwira uti courage, ariko nuwongera gukora ikiganiro uzavuge gutya, ntuzavuga umubyeyi nabi, kuko nta muntu ukandagira isaha, umara kurya isahani nangiza ngo agire gute ayikandagiremo. Ikosa rikomeye cyane. Jacques rero mu minsi yashize twaravuganye, urambwira ati Gasaro nifuza ko n'ubundi wagiye mu biganiro, ariko ndumva nifuza ko hari umushinga ati nteganya, ati kandi numva nifuza ko wanshyigikiramo nk'umuvandimwe. Tubwire rero kuri uwo mushinga umeze gute, n'umushinga uteye gute, wawutekereje gute, ese wawize neza bwo ntago waba nawo ugiye kutubwira utarateguye byagenze bite? Narateguye, mfite na manager. Ura mfite manager, mfite ungira inama, ibitekerezo cyo gukora. Yego. Ariko umushinga mfite, murabona ko umusaza Daddy papa ni kuva nabone umuntu mu buzima bwanjye nise papa. Eka yari umubyeyi. Yankora ibintu bidasanzwe, byonyine kumfata muri kiriya gihe cya corona nsa nk'umuntu wapfuye. Akanzura. Niyo mpamvu nicara aka kanya nkavuga uti kuki nakoze biriya bintu, mvuga nabi umuryango. Ariko mumbabarire abanyarwandakazi, naratandukiriye mvuga ibidakwiye bitewe n'impamvu runaka. Ariko umushinga wanjye murabizi ko muri Bibiliya hari ijambo, hari umuntu bita Eliya na Elisa. Eliya ni umuntu wakoreye Imana cyane. Eliya Imana iza kumutwara, ajya mu ijuru, imutwara mu ijuru, asigira umwitero bita Elisa. Nanjye mbigereranye nk'iki gihe rero, umusaza nararebye ndavuga nti yaragiye, ariko hari ibikorwa yagize gute yasize bitarangiye. Ndavuga uti ngende umwana wababaye nk'uko yakuze ababaye nawe, ndi umwana uzi ubuzima bubi, ndi umwana uzi akababaro uko gateye, uko kameze. Nifuza ko rero ndavuga uti uko byagenda kose sinawatera ikirenge mu cya Eliya, ntawatera ikirenge mu cy'umusaza. Ndavuga uti birashoboka nubwo nta mbaraga mfite, ariko ndavuga uti uko byagenda kose umusaza bitangiye mbireba, nawe nta support yari afite, ariko Imana yaramushyigikiye, bigira gute agera ku nzozi yifuza kugeraho. Aka kanya nta mbaraga mfite pe, ariko mfite ubushake n'umuhate, ndabizi Imana ko ishobora izabimfashamo. Ubwo rero naratekereje ndavuga nti nshinga YouTube channel yitwa Inshuti z'Imihanda TV. Ntabwo urumva ko rishingiye kuri bwa bukakare bw'abana bo ku mihanda tu, ndashaka kubijwi rirangurura nkagira gute nanjye nkagira icyo ntanga ku gihugu. Ndashaka kugira ibuye nanjye wende ejo nejo bundi nimba ntakiri ku isi, hari abandi bazagira gute bazakomereza nka nanjye nshaka gutangira aho umusaza yagize gute yagarukirije. Ubwo rero ndifuza nafunguye YouTube channel, ibikorwa niho bizajya bica, nkaba ndi kugira ngo Imana uwo yakoreramo wese antiza amaboko ari ibitekerezo, tubashe kugira gute ibikorwa byacu tubashe kubicisha kuri uwo muyoboro wa YouTube channel.
urumva ari ibihe bikorwa uzajya ukora rero kuko buri muntu wese ntekereza ko agira navuga icyo bita talent ushobora kuba ufite tala yo kwenda yo kuririmba undi afite y'ubunyamakuru undi afite yo mbese bitandukanye ni ukuvuga ngo nk'uko bivuze buri muntu afite umuhamagaro cyangwa se talent njye nzabicisha mu buryo bw'ivugabutumwa mbicishe mu buryo bw'imyidagaduro mbicishe mu buryo bwo kwegera b'abana nkumva ko hari icyo nabakorera bari hariya kugira gute nabo nkabigisha ubutumwa nimba nabonye support nkabagira gute tukabashaka ahantu tubashyira bakiga kwiga imyuga bakiga kubaza bakiga gusudira bakiga kugira gute kugira ngo ejo nawe azazamura undi uri hariya hirya uri mu buzima bubi nka buriya kuko ubuzima ndabuzi nzi ubuzima bubi cyane nandifuza kugira ibuye nshyiraho kurya umusaza yagerageje gushyiraho kandi ntako atagize aho ari Imana imutuza heza hari abashobora guhita bibaza iki kibazo bati ese ko twumva iyo projet ari Pastor Theogene wari uyifite n'ubundi yakoraga nk'ibyo yaba ari projet ye n'ubundi wagendeyeho upanga icyo gitekerezo cyangwa se wowe uzabikora bitandukanye nuko yabikoraga kuko hari abashobora kuvuga batese ko twumva ugiye kwiba umushinga w'abandi oya ntabwo ngiye kuwiba impamvu nuko nabonye ibyo yakoraga naye nkifuza kugira gute biranyespira nifuza ko nanjye nagira kuko ntabwo agihari wenda mama Pasteur ashobora kuba nta ubwo buzima atabuzi atazi uburyo umuntu ababaramo uburyo umwana ashobora kumara iminsi 3 atarya ariko njye nkaba mbizi niyo mpamvu nanjye navuze uti wabikoze ntabwo ahari wenda nkaba mbona n'ibindi bikorwa bisinziriye aho uti kuki ntabikora bikazamuka hari igihe umuntu ajya gukora umushinga afite icyo ahera akaba ati njyewe ndahera ahangaha hari abashobora kubyibaza batese Jacques yagiye gukora umushinga yego ni umushinga mwiza ni projet yatekereje yo kuvuga ngo nanjye ndabayeho muri bwa buzima bw'imihanda reka mfasha abandi bari ku mihanda akakubaza ati se Jacques uzabuhereye kuki ni ukuvuga ngo aka kanya icyo mperaho hari n'umwana umwe tubana nawe tubana turi batatu urumva ko njye akazi nkora ni akazi ko koza amamodoka ariko ako kazi ntabwo nshobora kubura bibiri burya hari icyo bita kwiyorosa uruhu rw'imbaragasa kwiyorosa uruhu rw'imbaragasa ni ugusangira n'akavungu urabona utuvungu tw'ibiryo turi hasi ukaba gasangira na mugenzi wawe ndagenda iyo mbonye kugenda kose kibiri ntago nakibura turi batatu nako kana nafashe kababaye turasangira tugasanga kana tetse tukirira ubuzima bugakomeza ntago kakigira gute ntago kakijya kurara ingangi numva ko hari umutima nanjye haraho nabikuye haraho nabikomoye akana ntago tukazi byagenze bite ntago nukuvuga ngo ni muri baba mu mwandiko ni umwana nyine ni umwana nawe ubabaye wamubonye he mwahuye gute twari dusanzwe tuziranye ku mihanda hariya za Nyabugogo ariko naramubwiye uti rero ngwino twibanire n'ubundi ntabwo twaburara inzu ya 15 ntabwo yatubura twananirwa kuyishyura ariko ngwino dukomezanye ubu aka kanya turagenda nako nakajoyininze mu Kinamba turakorana tukitahira ariko nibura ntabwo akigangika murakorana n'uwo mwana yego ibintu byo koza mu modoka yarasanzwe abimenyereye cyangwa ntabwo yaraza ariko ni kwa kuntu bitewe n'urukundo nawe wagiriwe nanjye nifuje kurugirira uwo mwana ngo karaguhereza mu Kinamba zarahereza oya muntu yari bivuze ngo kanamuhereza mu Kinamba murahereza ari ukuntu uba ufite umwana traininga nyine ibyo mbizi mu igaraje ahubwo nibwo jya mbona mu Kinamba bibamo kakaza nyine kakakuzanira kakakubira udupine ugakora ibindi niba mpatanye imodoka nk'ibihumbi 3 nicyo kibazo nayo nige kwibaza ko nziko koza mu Kinamba ni ibihumbi 3 nshobora kubona gupatana nk'abantu babiri ibihumbi 3 nkishyura Kinamba 1,000 urumva wa mwana nkamukubita 700 cyangwa se 600 urumva ko kuko tubana duhahira rimwe tukagira gute tukitahira we nka boss ukiyogereza intuze imbere n'ibirahure amapine we akana niko kamfasha nyine impamvu nakagize gutyo nyine nuko nari nabona ko ibyo karimo bitagize gute ntabwo ari byiza kari ahantu habi
niho mwana urara ku mashyirahamwe umuyaga waho ndawuzi urababaza umuyaga wa guhera saa 8 kugera saa 10 ryaba ruwariraye ubwo ako kana rero turibanira ariko urumva ko urwo rukundo narukuye he narukuye ku musaza yanyigishije byinshi ntabwo nari nzi ko kera igituma umuntu aba umunyembaraga ari ubutunzi afite ari uko ari igisore ari uko ari iki ariko icyo ubutunzi ufite bwa mbere buriya nuko ubuzimana cyane biruta ibyo byose ni umwanda cyambere nuko ubuzimana ari nabyo byanange byatumye ngira ubumuntu bwo kuba naragira ubumuntu avutaka kana wenda ibintu birahinduka nshobora no kujya kuri kamera nanjye nkabona agakora ubuvugizi nako kakajya ku ishuri hari nk'agakobwa muri iyo projet yanjye hari agakobwa nzi nanone kazi kuririmba cyane ariko ako gakobwa kabaye nomine mu gihugu mu kuririmba gatsindira kujya kwiga muri Ecole d'Art ariko aka kanya tuvugana umwana yabuze amahirwe yo kujya kwiga urumva ko ndamutse ngize mbonye ubwo bushobozi nabijwi rirangurura ku isi yose wa mwana nkagenda nkamugeraho akajya ku ishuri iyo ni projet niyo mpamvu natekereje ibyo bintu byose suko nshaka gufata ririya zina ndikoreshe nuko hari ibyo nabonye kandi aka kanya bisinzire nshaka nanjye kugira gute gukora ariko izina uzafatira indi zina ryawe izina ryanjye rirahari ni inshuti y'imihanda TV uzajya ubikora n'ubundi bajyeho barabibona bice kuri platform yanjye shano kuri Imana izabigufashemo bigende neza cyane kuri kuvuga ko uzabicisha kuri channel yawe uko byagenda kose ni ibintu bizagaragarira isi ahubwo mumfashe mugende mukore like na comment dutera imbere twese ntacyo bitwaye n'abakunzi bagasaro baze kuhanyura bagusure baguha ibitekerezo uko bumva byagenda mbese umuntu wese aba ari kuri YouTube channel kubera abantu burya mbyuka mu gitondo nkakora ikiganiro habona nta views nimwe iriho ejo bikongera utyo ejo bundi gutyo iminsi igashira tugomba gushyigikirana umuntu ya giving up kabisa gacika intege kavuga ati se nta mpamvu kwirwa ntega ngenda kandi n'ubundi byo nkora nta muntu n'umwe ubyitayeho cyangwa se kubireba ariko uko ugenda ubona abantu 100 barebye 1000 barebye 2000 barebye rimwe na rimwe Imana ikaguha 5000 urishima nyine ukavuga uti kabisa 5000 n'abantu benshi cyane reka nkomeze nkore bizagera hari ijambo umusaza akunda gukoresha nshobora kuba ntafite imbaraga zo kuvuga ngo abantu bose banyumve ariko nk'ubu kuba yarangiriye neza nanjye nkaba ngiye gufata uriya mwana nawe azafata undi uriya nawe afata undi nibura ibintu bigende neza kubera iki ntabana mwabanaga muri wa muryango wenda hari abagiye ubwo wabwiye ko mwafatanya umushinga mukajya mukora kuri iyo channel ni ukuvuga ngo muri bari abana bagiye abenshi ni abanyeshuri nk'ubu urugero nk'uramwana Merci narangiza kwiga ni umwana w'umuhanga cyane urabona ko asigaje umwaka umwe ngo arangize kwiga yego uriya mwana ntagomba kujya ubwo ni umuhungu wanjye nawe tugomba gukomezanya urugendo tugatizanya imbere hari igihe umuntu atekereza umushinga ariko akagira abanagisha inama uyu mushinga baragiye kuwukora hari abantu bagishije inama byibuze bakuru barahari babimenyereye urananditse urahari nibiba ngombwa nzajya no muri RGB kugira gute kumenyekanisha ariko umushinga urahari yego kandi ufite icyerekezo ufite abantu b'abanyabitekerezo abantu bakuru barahari nakuye ko mfite na manager niwe ati dukore gute ni umusore nkanjye ariko afite ibitekerezo umusore wize umusore kabisa ufatika muzamubona yego mama Pasiteri baramubwiyeho oya ntabwo ndabimubwira ariko uko byagenda kose tugomba kugirana partnership tukazakorana ankeneye nanjye mukeneye tugashyira hamwe nk'ikipe nk'umuryango tukazamura izina ry'umuryango byari no kuba byiza ariko iyo ubanza ukagatekereza ukamubwira nawe nk'umubyeyi nzi neza ko atakwanga kugusapotinga kugira inama aho bishoboka cyangwa se ibyo yumva hakube hafi sibyo se azabimenya agomba kubimenya inama kandi nzi ko iterambere rya Jacques
nta kintu ryaba rimutwaye yaryemera akagushyigikira ibitekerezo yaba afite cyangwa se hari n'igihe ushobora kuvuga uti nkeneye kujya aha nawe wenda nkeneye n'icyo gihumbi ayafite mu masiya ejo bundi aheruka kunyoreza kibiri ntabwo uti nyereza 5 nakubiswe mbona nyoreje kibiri arambwira uti muhungu wanjye uruwanjye ntabwo nakwanga yego yarakimpaye da kandi ngiriye umumaro Imana imuha umugisha urumva yirengagije bya bindi byose yego nukuri urumva ko ndi umuhungu we nyine yanshyira hese yagushyira hese ko nyine nta hantu uba ugomba kugira umwana mu rugo nuko bigomba ko byagenda kose ntawe udakosa n'umwana w'ikirara agarutse mu rugo kandi arakirwa murabyumva ngayo nguko n'umwana w'ikirara wasubiye mu rugo kwa mama Pasiteri kandi dushima Imana kuba wa mugani wasubiye mu rugo urumva kuba wakura ukazajya uhura n'umwana na Meddy mugahura warabayeyo noneho urumva warabayeyo ngewe ndakubwiza ukuri tukimenyana muri corona umusaza yamaye ibiryo ndarira kubera ihungabana ibaze kubona none narangiza nkakora ikintu ku buryo ntamenye umwana we ni ikibazo yumva nanjye naricaye nikubita ishyi ku matwi ndavuga uti narakosheje yego nakoze ubuvugizi ariko nabukoze gute naje mpubutse nza nabi ariko iyo nza nateguye ntabwo nari kwicara ngo nikubita ishyi ku matwi ariko ibyo byose Imana irabireba kandi Imana ko yakubabariye ndetse nzi neza ko natwe twese abadukurikira uwagize ikibazo kuri Jacques arabagiye banyandikira bati twabonye ati wa musore majya mukwana bigano tubona ari muzima ati wenda yavuze wa muryango nabi ariko uyu munsi nukuri mumubabarire pe oya nukuri nciye bugufi banyarwandakazi ba diaspora mwaradushyigikiye turinda dukura mukomeze mushyigikira umuryango w'inzahuke kandi nanjye munshyigikire muntize amaboko ndabizi neza ko ibikorwa bizivugira ibyiza biri imbere nicyo wagira inama rero inzahuke wenda zagiye zimusebya zimuvuga na buriya mubyeyi ari nacyo dusorezaho nicyo wababwira rero wenda bashobora kuba baratandukiriye nk'uko nanjye natandukiriye ariko gusa nabo nibava ku mashuri tugomba kugira gute tugomba kuzakora igikorwa tukavuga uti aho twatandukiriye Mana tubabarire nabo tubasaba imbabazi ariko umuntu wese uko byagenda kose ufite ubwenge utishyira mu gaciro yakosheje abona ko yakosheje ubuzima bukomeze wamuganije mutazahura na Meddy mwarabaye iwabo imyaka irenga 4 mugaca mutamusuje cyose nawe akaba yacaho ntabasuhuze ntago bikwiye ntacyo bitwaye kandi Jacques ndagushimiye cyane Imana iguha umugisha kandi courage Imana izagushyigikire n'ababishoboye bazagushyigikire bagutiza amaboko bakube hafi nubwo buzima nyine kandi YouTube channel yawe ikora cyane byose bizaza kubera Imana mu subscribe comment ni yitwa inshuti y'imihanda TV niko iyo channel yitwa murakoze cyane nta kibazo Imana iguha umugisha natwe kandi turagushyigikira tugupiningire bazakurebe bakandeho kabisa bagusure ntacyo bitwaye uvuye ku Gasaro ukajya gusura inshuti y'imihanda TV ntacyo byaba bintwaye murakoze cyane Gasaro TV.